Nongeye kubasuhuza cyane no kubaha ikaze mwese mudahwema kubana natwe kuri Nelia TV1 aho muri hose amahoro y'Imana nabane namwe. Nk'uko bisanzwe rero murabimenyereye ko kuri Nelia TV1 tugaruka ku makuru y'abasitari bagiye batandukanye, amakuru y'ibyamamare hirya no hino, cyane cyane tubarebera abasitari mukunda muri benshi, mukamenya update kuri bo, mukamenya byinshi biberekeyeho. Hanyuma rero ni kuri Nelia TV1 usanga amakuru nk'ayo yonyine yizewe atibasira, avuga ukuri nk'ukuri kandi nta ruhande abogamiyeho. Muramubona rero ni Muyango Claudine, umunyarwandakazi byongereho. Muyango Claudine cyangwa se Miss Muyango Claudine cyangwa se Mama Miguel, uko wamwita kose, byose ni ibimuranga. Ni Muyango Claudine. Uwo niwe musitari wa none tugiye kuganiraho, ne tugiye kugaruka mu kiganiro cyacu cya none. Aho Muyango Claudine abantu amaze gushimwa n'abatari bakeya, amaze gukundwa cyangwa se kugirirwa icyizere n'abatari bakeya, bitewe n'uburyo ari umuhanga cyane cyane, akaba umuhanga mu byo avuga, uburyo asubizamo, uburyo azi kureba kure, n'uburyo azi kwitwara mu kibazo cye bwite. Ibyo ubwabyo birahagije ngo Muyango Claudine aba ari umuntu udasanzwe. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho rero. Muyango Claudine aho abantu batandukanye burimo Mutesi Scovia, ni benshi bakomeje gushima Muyango Claudine uburyo yagiye yitwara mu bibazo bye, kugeza birangiye. Ahangaha duhereye wenda ku kibazo cy'umugabo we, ngire ngo mwajya kumukurikira ku kiganiro yagiriye kwa Babu Rwanda mukumva uburyo ki ikiganiro kijyanye na Babu, mukumva uburyo ki yagiye asubizamo nk'umukobwa w'umunyabwenge pe. Ubundi bajyaga bavuga ngo biragoye ko umukobwa yakuzuza ibintu byose, ngo aba ari umuhanga, aba ari umunyabwenge, afite n'ubwiza. Ibyo bintu ngo biragoye ko wabisanga ku muntu umwe, ariko birashoboka cyane kuko Muyango byose arabyujuje. Ni mwiza, ni umunyabwenge, ni umuhanga, yewe urumva ko rwose arabyuje, afite ubwenge, afite ubwiza, afite n'ubuhanga. Hanyuma rero Muyango Claudine, ngire ngo murabizi ku bibazo bimaze iminsi bimuvugwaho. Reka mpere ku by'urugo rwe, uburyo kiyasenye cyangwa se uburyo urugo rwe rwasenyutse, mu bintu abantu benshi batari biteze, mu bintu abantu benshi batakekaga ko urugo rwa Muyango rwasenyuka. Aho rujya gusenyuka cyangwa se tubyumva bwa mbere, buri wese yajajenze uko abyumva. Abenshi bumvishe ko Muyango ngo ari ushobora kuba yaranze Kimenye Yves, ngo bitewe n'uko uyu Muyango afite amafaranga menshi, ngo kuba afite amafaranga yarusha umugabo ngo ni kimwe mu bintu bitumye ruriya rugo rusenyuka. Ngo yagize amafaranga yasuzuguramo umugabo cyangwa se ashaka kuyatwara we uko abyumva, ngo bituma umugabo yigendera, cyangwa se bitewe n'agasuzuguro gakabije yasuzuguraga umugabo, bituma Kimenye Yves yigendera. Abantu benshi nibyo bavugaga, ariko mbere y'uko ukuri kujya ahagaragara, bakumva ko gusenyuka kwa Muyango, ikindi cyatumye ngo ruriya rugo rwa Muyango rusenyuka, ngo yakurikiye gushaka amafaranga cyane, ngo ntiyita ku kubaka urugo, ngo yakurikiye uburyo nyine yitaye ku kazi cyane kuruta uko yakwita ku rugo. Ngo ibyo nabyo bituma asenya. Abandi bakavuga ko akazi yakoraga cyangwa se akazi Muyango akora n'ubusanzwe ngo ariko kagira uruhare mu gusenyuka k'urugo rwe. Ariko izo zari impamvu zigiye zitandukanye z'abantu batanga ku bwabo. Hanyuma igihe cyageze ari Muyango ari Kimenyi, bose bashyira ukuri ahagaragara, bakura abakunzi babo mu gihirahiro, cyane ko bose ni abasitari bakomeye cyane, bafite ababakunda. Mpereye nko kuri Kimenyi Yves, birumvikana yabaye umukinnyi mu makipe atandukanye, yakiniriye APR, yakiniye Kiyovu. Uko biri kose abakunzi b'ayo makipe nta kuntu batamukunda, bitewe n'uko ari nyezamu wabo. Urumva ko afite abakunzi benshi. Uyu Muyango Claudine nawe nta kuntu utamukunda, ni umuhosta, yitabiriye Miss Rwanda. Afite ibigwi bihagije kugira ngo umukunde nka Muyango Claudine. Ikindi kandi aba bantu utanabakunze personality wabakunda, utabakunze personally wabakunda nk'umuryango. Urumva ni ababyeyi, Mama Miguel na Papa Miguel. Ibyo birahagije kugira ngo bakundire icyo kuba byibuze Imana yarabahaye inshingano zo kurera uwo mwana. byonyine wabakundira icyo. So barakunditse, ni abasitari rero baje kugira icyo batangariza abakunzi babo kuri ibyo byinshi byagiye bibavugwaho.
amambere rero Kimenyi Yves yagize audio ashyira hanze ivuga ibibi bya Muyango, ivuga uburyo ki asa ngo nk'umutinganyi, Kimenyi Yves ari we umuturisha, sorry ndavuga ngo DJ Brian ari we umuturisha, abona ko Kimenyi avuga ko Muyango asa n'uwararuwe na DJ Brian, ariko kandi muri uko kuvuga ibyo byose nta kintu uyu mugore yigeze abitangazaho, nta kintu Muyango yigeze abitangazaho, yaramuretse arabivuga. Hanyuma rero bidatinze uyu Muyango Claudine nawe yaje kugira uko bigaragaza ariko mu bwenge bwinshi. Umugore ni umuhanga cyane mu gusubiza, afite ubwenge pe, ni umugore ukontorora amagambo ye kandi akamenya kuvuga mu gihe cya nyacyo. Uyu mugore ubwo yari kuri TikTok live yitwa ngo Pastor Hakim, ukunze guhanurira ngo kuri live, yahize gutya amuhanurira umugabo. Ubwo hari nyuma y'uko batandukanye, bivugwa ko batandukanye nyuma y'amajwi ya Kimenyi Yves. Uyu Muyango nta kindi yayatangajeho, nta kintu kimwe arabitangazaho, yaracecetse yikomereza akazi ke. Uyu rero amuhanurira umugabo, uwo mupasiteri amuhanurira umugabo. Uyu rero Muyango Claudine atazuyaje ambwiye ko nta mugabo ashaka, abagabo bose ari bamwe. Ibi byatumye abantu benshi nabyo babifataho nk'ikimenyetso cy'uko urugo rwabo rwasenyutse. Hanyuma rero nyuma y'iminsi mike cyane ishize nibwo na Kimenyi Yves agaragaje umukunzi we mushya, cyangwa se nyuma y'aho batandukaniye nta muntu ufite amakuru ya nyayo usibye ibyo byonyine mbabwiye. Kimenyi Yves yagize gutya agaragaza umukunzi we bitegura kubana, bivugwa ko banabyaranye, bafitanye abana bakuru baruta Miguel, abana b'impanga b'abahungu. Nibwo ukuri kwabaye nko kujya ahagaragara. Abantu benshi bakoresha Muyango ibiganiro, ariko Muyango nta kintu na kimwe yashatse kubivugaho, ikikwereka ko Muyango Claudine ari umugore w'umuhanga cyane. Yashoboraga kuvuga byinshi kuri bo, cyane kurumva ko byagenda kose yashakanye n'uyu Kimenyi abizi neza ko afite abana. Cyakoze ibi bisanzwe baho, umukobwa akaba yakwihanganira umugabo wabyaye nk'uko n'umugabo yihanganira umukobwa wabyaye, bakemera bakarera, ariko kandi ntabwo aba yiteze ko abo bantu basubirana. So niko abangaba rero byaje kugenda. Kimenyi Yves yaje kugaragaza ko yitegura kubana n'uwo mugore wamubyariye. Aho ngaho rero Muyango abigizemo ubwenge cyane, nta kintu na kimwe yigeze yabitangazaho kiri negatifu, cyane ko benshi bumvaga ko Muyango ashobora guhita aza yafushye atishimye, ariko yagiye asubiza mu bwenge ibibazo byose yagiye abazwa. Ikindi uyu Muyango nanone aza kujyana ibibazo na DJ Brian ndetse na Tesha, ngira ngo mwagiye mubyumva babimubajijeho. Muyango mu magambo yaje gusubiza yavuze ko adashobora gushyira ubuzima bw'umuntu hanze, umuntu babanye bagakorana bazanye kuri byinshi cyane, yavuze ko adashobora gushyira ubuzima bw'uwo muntu hanze. Ibyo ni ibintu abantu bamushimyeho ubwo yavugaga ko kuba yarabanye na DJ Brian bikaba ngombwa ko batakibana, batagikorana kandi barakoranaga. Yavuze ko ibyo ngibyo bitamuhereza uburenganzira bwo kumuvuga nabi, cyangwa se gufata ubuzima babanyemo ngo abushyire hanze. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu kandi Muyango akivuga ibyo nibwo DJ Brian yacecetse. DJ Brian yari yamanutse Muyango nta parido, yamumanutse pe, yamuzengereje. Ariko igihe rero na Muyango yicaga kuri kamera akavuga, we yavuze kuko byagenda kose adashobora gushyira ubuzima bw'umuntu bakundanye hanze ngo ni uko batandukanye. Ibyo n'abantu benshi babishimiye Muyango, kuko bari biteguye ko hagiye kubaho ihangana, mpangara ngo uhangare, vuga mvuge, umvuge nanjye mvuge ibi. Ariko Muyango siko yabikoze, yagaragaje uburere n'ubuhanga afite. Ntabwo yigeze yigaragaza nk'umukobwa w'ikirara cyakuririye ku mihanda, ahubwo yagaragaye nk'umukobwa warezwe, arinda ko we na DJ Brian baza baterana amagambo, cyane ko ntabwo Muyango yari
gusiporuta amagambo ya DJ Brian kuko warabishoboye ugereranyije n'uyu Muyango. Ibyo rero ni ibintu byatumye uyu Muyango abantu bamukunda bamufata nk'umuhanga cyane kuko asa n'uwahise azimya umuriro. Asa n'uwazimije umuriro ukurikije ukuntu ba Brian yari kumucyura ibigendanye n'umugabo we, uburyo umugabo we yamutaye, uburyo umugabo we yisubije uwahoze ari umugore wari uyu muri kubonanana, ubona ko bamwibasiriye cyane bamushinja amakosa. Kandi uko biri kose Brian yari azi byinshi cyane kuri Muyango kuko barabanye, barakoranye, bari baziranye cyane. Ariko kugira ngo Muyango we ibintu bye bidakomeza gukura, yaraje amera nk'aho abishyizeho iherezo. Kuri uyu mugabo we Kimenyi n'uyu mugore we agiye kuzanana na uriya mugore avuga ko babyaranye abana b'abahungu, nta kintu na kimwe Muyango yashatse kubivugaho, yaricecekeye. Ndetse no kuri Muyango ho noneho yarabihuhuye ati sinshobora gutinyuka kuvuga umuntu twabanye ngo nuko tutakiri kumwe, ntabwo nshobora kuza ngo nshyire ubuzima bwe hanze ngo nuko twatandukanye. Ibyo rero byatumye Muyango afatwa nk'umukobwa w'umunyabwenge cyane, bituma abantu benshi bamukunda, akundwa n'abatari bakeya, akundwa n'abatandukanye, bose kugenda bamushima bavuga ko ari umukobwa warezwe w'umuhanga kandi w'umunyabwenge. Sinzi nimba nawe ukunda Muyango, uko uri kose nimba umukunda ufite icyo umukundira. Kandi ikindi wakundira Muyango ni umukozi, ko ari umukurajeri birahagije kugira ngo byonyine umukunde. Ameze uku nguku k'ukuboko kwe, uko byagenda kose arakora pe. Niwe mukobwa wiyambuye icyubahiro cy'aho avuka, yiyambura icyubahiro cy'uwo ari we, ajya gukora akazi gaciriritse kugira ngo akunde abe Muyango uyu nguyu turi kubona aha ngaha. Nta muntu utakunda Muyango rero. Ndabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Hano ni kuri Nelia TV1. Nizere ko wamaze gukanda subscribe. Nimba utarakanda subscribe hakande nawe kugira ngo winjire mu bo tubana umunsi ku munsi. Nukundi iyi video ukande like, niba ngombwa uyisharinge ku bantu bawe, igende igere kure nabo bamenye amakuru y'umuntu bafana. Ndabakunda cyane. Hano ni kuri Nelia TV1, mwari kumwe nanjye yo Aline. Ni nanjye tubana umunsi ku munsi kuri iyi channel ya Nelia TV1. Ndabakunda. Imana y'ibihe byose nikomeze ibane namwe. Twe turi kugaruka ku buhanga bwa Muyango Claudine.